munsi nahaye bagabo rwose ubwisanzure mwemerere rimwe kuri mikoro rero ibintu byo kugira noneho bikagira kugeza ubwo bigize noneho bigasanga byaragize mu gikoma urumva nayumvishe nk'igikoma mu marangi nubwo umujyi wa Kigali utubwa amafaranga menshi twacyabyibuka byo kuhasiga byagenze bite uvuga ngo uwo muntu ntabwo uyu munsi yaregeye urukiko kuko umwavoka we yasabye ko azaburana hari kandi ngo arwaye ariko arahari gusa guhukwa se habyo bita guhukwa ari ugutinya oya kurwara ariko biri gusuna ushaka kuvuga se ko umuntu ashobora kujya kuri toilette gukora urubanza rwarokomeye utaragera haragira ngo ariko ngo ararwaye uwo bakekaho ibyo niyo mpamvu Omar twumvise babiri mu rukiko niyo mpamvu Omar ariko yahoza abaza ati kuki mwadufashe turi batatu nkaba ndimo ngenyine ntabwo yarazi ko arwaye imigezi bari baburungushe ariko uretse n'icyo twe kugira ikibazo kurwara no kurwara uretse no kurwara umuntu arabudedeza none se kavuga ko arimo wenyine oya yavugaga abandi ntabwo uwo yamuvugaga kuko wowe nta nubwo bamurega muri ibyo baravuga wowe wenyine ko arimo indani nyine uwurwaye we ntabwo aregwa muri ibyo bindi we nako konyine wese tweet ivuga ngo kiyo kwa Omar ivuga ko we nundi uburyo ribu yakoze Twitter wagira ngo ni Omar uregwa inshimisha mubiri kuki batakoze tweet ebyiri oya bari gukora imwe nta muntu wekundi umuntu bakamuhibye ibyo yashizwe ibyo ariko twebwe ucyo dufashira abadukurikiye nuko Omar ataregwa inshimisha mubiri wowe inshimisha mubiri niba koko hari atari amakuru y'imihanda ubwo tuzamwumva nabaje mu rukiko hanyuma tukiri ku rubanza ndagira ngo ejo twumvishe abanyamakuru barimo abafana ba peri barekuwe ndagira ngo basomere iki gika cyonyine ibindi bategereze ku ngingo y'umunsi ko twagiye umazanye inshuti imiterere y'urubanza mu bihe bitandukanye kapiteni Penina Mutoni nk'umuntu wari ufite inshingano zo gusabira amatike y'indege abasirikare cyangwa abandi bantu bemerewe kugurirwa tike z'indege na Minadefu yagiye agurira amatike y'indege abantu batabifitiye uburenganzira hagati y'ukwezi kwa karindwi n'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2027 mu mwaka wa 2024 sorry abikoranye na Karisa hano bagiye kuvuga abantu bose bayahawe ni benshi bareke ntacyo n'abagiye mu mishoni ya UN n'ibindi byose arakomeje bavuza amatariki ubwo ndashaka kureba aho bageze bavuye ku mazina kuba abo bantu bakoze ingendo z'indege bakoresheje umutungo wa leta batabyemerewe ku nyungu za kapiteni Penina Mutoni umushinjacyaha ashingira ku mpamvu zikomeye zishingiye ku kuba abatangabuhamya no ku nyandiko za Rwanda zishyuza Minadefu isabira abakekwaho ibyaha bose agahera ko asabira abakekwa bose ibyaha gufungwa by'agateganyo iminsi 30 muri icyo gihe Majoro Vincent Murigande wari head travel ayobora kapiteni Mutoni na kapiteni Penina Umurungi bivugwa ko yemereye kapiteni Penina Mutoni gushyira abantu ku rutonde rw'abagurirwa amatike na Minadefu kandi atabyemerewe bikavugwa ko yagiranye inama na bamwe mu bakozi ba Rwanda ku gihombo cyari cyabaye akemera gushyira ku muntu wagombaga kwishyura itike Minadefu igihombo cyabaye akemera gushyira umuntu ku itike yagomba kwishyura na Minadefu abakekwaho ibyaha bose barabihakana mu kwanzura basaba gufungurwa by'agateganyo bavandimwe rero umucamanza aza gusesengura kumenya icyo hano hari igika kiba mu nyandiko z'urukiko kivuga ngo isesengura ry'ibibazo bigize urubanza kumenya niba hari impamvu zikomeye zituma abakekwaho ibyaha nk'uko byavuzwe haruguru ibyo byose barabivuga ni impapuro nyinshi namwe muzi umubare w'aba bantu tuzabasomerera ngewe na Romeo ntimuzakererwe ubwo nari mbaciremo muri make murumva ko harimo n'amajoro wayoboraga abadamu b'abasirikare aba basirikare kazi babiri
nyakubaga Bagabo ni wowe. hanyuma rero hari umuntu uzi ikintu bita ecofit. Ecofit ni biki? Ecofit ngo ni ikintu umujyi wa Kigali wahaye inshingano zo gukora ikintu bya transport muri za modoka za leta zaje. Zaraje se? Yari amabisi. None ikibazo gihari rero. Abashoferi ngo babategetse kugenda bakajya ku cyiciro cya Kacyiru. Cya Ecofit. Oya, cya Kacyiru kiriya gipima ibizamini. Ngo bagapima ibintu bijyanye n'ibiyobyabwenge. Ni nka Rutanga. Ukishira 60. uretse gato urimo uranyirukankana Ana nkwirukankana. barapima nde Barapima umushoferi. Niba nta biyobyabwenge. ibyo ntacyo Yanyweye. None ko nta n'uzongera kwitwara. Umva iki? uravuze ngo bazitwara bose barabinywa rotira Ni bake pe. Reka ndotira ariko ndarutiriye ariko Ikibazo hano kiri. Ntabwo bashobora kuvuga ati ibi byakabitangwa na company. Ntabwo nyenje kwishaka 60 kandi mfite rama cyangwa mfite mituweli ushobora kugendera ngatanga bitanu kuri icyo kizamini. Kuki baduhatira kujya kubikorera hariya twajya hano kuri ibintu byose bizamini babipima ngatanga bitanu bya cyangwa 10. none se ibiyobyabwenge bazabapima ni ibihe? N'urumogi gusa. Wabwiye ko ari ibiyobyabwenge muri rusange ariko ngo hari ibindi bitaruse hari irindi vuriro ripima ibyo biyobyabwenge Ariko ibyo bihumbi 50. ariko ibyo 60 yo kubikata umushoferi kandi ari company yakaba yishirwa na company. ibyo bari byo baburana. N'ubundi nicyo bari kuburana. nawe baburana. Kujya gupimwa nta kibazo. Cyangwa se babemera cyo kwipimisha bari ahandi hantu biri nta handi ahari. Niyo bidahari ama company niyishira abantu zo bashoferi babo. bajye gukompaninga kuri kampani nyine. Ese ikibazo ufite niki? Bafite ikibazo cy'uko n'izo kampani zabo Bo barakubwira ngo nibutatanze uragenda. Mugeyo weta. Ese none se reka nkubaze. Iyo tugiye gusaba akazi muri kampani zitandukanye ntibakubwira ngo kuba uhuzanye icyangombwa cya muganga cyemeza ntuze yawe abutitide yawe. Niba se abutitide y'abatwara izo modokari ikenewe ntago ari amatuza si ibigango. Urumva ni imikorere ijyanye n'ibyo biyobyabwenge. kubapima byo ntabwo ari ikibazo. So ibyo byose ni ukwinuba kumvikana. Ariko nanone utagomba kugira gute badupimire n'abanyamakuru. urumva. So iyo umuntu ashaka akazi yatumwa byinshi bazabasaba n'ibindi no kwerekana niba koko nta n'intu zibafite. Erega byo ntabwo babihakana. Amafaranga bayashakirwa nande kampani se kari bahakazi niyo bakorera ko bakora imifuka yabo. Nanga ntabwo bazi ibyo barimo. Kambanze kubaza ikibazo. Uretse ngo kampani ikwishyurira. Karata nibarize bagabo. Ni abakozi basanzwe bari mu kazi. None se mu kazi baramutse bavuze bati umuntu turi buha akazi ni umuntu udafite ikibazo cy'impyiko bigaragara ko atigeze agira ikibazo cyo mu mutwe. Kampani ni kwishyura ngo ujye kubyipimisha cyangwa ujya kubizana ngo wapuruve umukoresha akwiye kugukoresha. Biri muri dokima zisabwa ubona akazi. Ibyo ariko bikorwa ahubwo reka uretse banza gusoza icyo gitekerezo. Ahubwo niba koko amafaranga kuyatanga babona babereye menshi bashobora kumvikana n'umukoresha akabaguriza noneho akajya bagenda bishyura duke kugira ngo agende ingunga ashire natwe tubari duke baba batubona none se natakizana ko naduke atari butubure. Hari ibyemezo biza bisanga umuntu ari mu kazi nabyo abandi usanga ngo uyu muntu umuhanda wamusanze aho ngaho baramutegeka kubakurira. Reba nka cya cyemezo cya mifotora cy'ikizamini cya busikorosha. Umuntu baje basanga rega banywe ibiyobyabwenge muraza guharura imihanda. Wowe uraza kuza waragotobe ibiyobyabwenge ngo utware amabisi cyangwa utwara amodokari. Uko mujya kwiturira kuri abo ngabo abatwara taxi vatira ko batabapima. Bo ibyo ntabwo bikora. Ibyo ntabwo bikora. Bagera ko nari taxi vatira ko zibana ku giti cyabo. Nta rugo rwubakira urundi. Nta rugo rwubakira urundi. Nta rugo rwubakira urundi niba ikigo kitabisaba bikaba atari itegeko rya mifotora ngo uvuge uti wenda banyongeje nabyo kandi byaburanwa na mifotora nabyo. Kandi hari amategeko ibindi bigo bigira nicyo kigo kidafite. Ntabwo ari urubanza hagati y'ibigo rero. Hari ibindi bigo ugenda ugapimisha umubiri wawe wose. Ibyo byo bibaho bitewe n'amabwiriza ugiye gukora. Ngo ndapimisha ntese ko ari mwe munshaka mwampimishije. Buri kigo kigira icyo bita internal code of conduct. Ahubwo dore inama. Niba kugira inama abashoferi tukora niyo. Yego. Ese baga nk'umuntu ufite impuhwe ndi murabuza. Niyo badashaka akazi batazi icyo akazi ari cyo bibiri. Ayo mabwiriza aje basanga. Bagasanze mu kazi bahebwe kera. Aje basanga mu kazi. Ahubwo se uzi ko buriya ibigo bishyiramo imiyaga buri mezi 3 ugomba kwa updating inuza nk'ibyo. Yego.
buri mezi 3 ahubwo babikoze bikaba hose niba ari ibyo ngibyo bakagufata ikigo kimwe gusa. ikigo kimwe se ubu biri iwawe n'ibyo biri iwanjye reka nkwereke ntabishaka Agence hose zitwara abagenzi ntabishaka hose nese kamwereke Nese nawe ugiye kubaza nawe. bagabo ntabishaka hose ariko David Umva David. baritwara kuri company baragafite bashima Imana ko bagafite abagenzi bose ni bamwe mu gihugu akazi abaturage baragafite bose turi bamwe mu gihugu Umva ariko sha buriya imwe zose twakaza hari ukuntu abantu tuzana ubutesi muri aferi z'akazi bashaka amafaranga bayigurize bajya kwishyura ibyo bishyura bagira hari uwo birukanye nta kampani uzi Hari uwo umukozi uza birukanye? kubwira abantu ati mu rugo haba amatungo 3 ndabizi se ati haba imbwa injangwe n'inka he mu rugo mu rugo amwe rusanzwe mu matungo Sibyo? dutunze aravuga ati iyo iyi nka itetse injangwe igenda kare kuko ntiyahaguma nta kimwe ariko imbwa igomba iyo migani sinjya nyemera iyo ngiyo niba n'imigani bari n'ibindi Utayemera Utayemera. ariko kuko bagabo bitemera bashaka ariko ko naho biba baga bitemera ku isi baho Nutayemera ariko we bagabo barashaka ko biba mu bigo byose ejo uzaza ukizanye turi abashoferi ko twavuze abashoferi Wavuze njye ngo bijye mu bigo byose. by'abashoferi ariya makampani ibyo navuze mu bigo byose by'abashoferi amakampani yose atwara abagenzi usome amakampani yose atwara abagenzi Merci beaucoup. Turagushimiye cyane uyu munsi wisanzuye. iyo usanzuye se isanzura byahe ko yatuvangiye ahubwo Perezida wa Mozambique ari mu Rwanda ari mu ruzinduko rw'iminsi 2 kuri uyu munsi nibwo yageze i Kigali ahura na nyakubahwa perezida wa Repubulika muri village Urugwiro rero n'ibyubahiro bigenewe umukuru w'igihugu cyane akirwa asinywa amasezerano niyo mpamvu nguhaye ijambo siko nguhaye umwanya pe yego nibyo yaje ariko mbere y'uko wenda tuvuga ko perezida yaje Mozambique n'u Rwanda bafite ibyo bahuriyeho yego bafite ibyo bahuriyeho binini kandi bikomeye yaba perezida ucyuye igihe ndetse n'uyu urabona ko yatangiye urugendo rw'ububanyi n'amahanga cyangwa kubana n'u Rwanda u Rwanda n'iki gihugu bahuriye kuri byinshi kuko nk'uko ejo bundi perezida Kagame yabivugaga ari kumwe n'abasirikare avuga ati ducunga umutekano wacu tugasagurira n'abandi Mozambique abaturage baho ndetse n'iki gihugu ni bamwe mu bantu navuga ngo bumvishe icyanga cy'umutekano ukomoka ku ngabo z'u Rwanda RDF kimwe n'ibindi ariko by'umwihariko bo noneho bagiye batari no muri bwa butumwa bwa Loni bivuga ngo ni igihugu gifite ibyo cyumvikanye n'ikindi ahubwo bajyayo kubwumvikane hagati y'igihugu n'ikindi aho umugabo aterwa agahamagara undi ati niba hari icyo wandusha wanzimiriza umuriro niko byagenze hagati y'iki gihugu ariko nanone byubaka navuga ngo utabura kuvuga ko Mozambique imikoranire yayo n'u Rwanda byubatse imbaraga zo kugaragaza ubushobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda n'ubutegetsi bw'u Rwanda muri rusange kuko urumva SADC yagiyeyo ngo baburubaha amafaranga ngo barwanye biriya byihebe n'abari bariyo bananirwa kumvikana icyo gihe baragira ngo bagenda bimuka ibicece kugeza ubwo abaturage bahariya ubwo twe twageragayo abaturage ba hano batusobanuriye nirwanyeho icyo gihe mu giswahili cyinshi kuko iki gice kiberamo abantu kirimo cyegereye Tanzania kandi bavuga igiswahili cyiza cyane Mozambique mu giswahili twa Musumbiji yego nyine n'ubundi aka gace kabo bamwe bitwa batyo ubwo twahageraga rero abaturage baho batubwiraga ukuntu hano bantu babatera ibyihebe baturutse mu mashyamba bakabafata bakabaca imitwe bagasanga ibice by'abantu bimanitseho ikindi hari igihe nanone kuri icyo gihe abamotari baho bari mu bakoranaga n'ibyihebe bamwe muri bo aho bagira za mbunda zibaho bya bintu bivaho bajugunya byaka umuriro bimeze RPG bicaraga kuri za moto bakaza bagaca mu giturage bakajugunya RPG bikamara abaturage n'ibindi uyu munsi rero ibi bice abaturage bahari bafite umutekano basubiye mu mirimo yabo ikindi wa muco w'u Rwanda nyine udahagarara abari baragize ibibazo byo gusenyerwa n'ibyo byihebe uruganda ruhari rukora ngira ngo rucukura ntuza totari bafatanyije n'ingabo z'u Rwanda hari imidugudu hubakiye abaturage bakora umuganda mu by'ukuri wavuga ngo uyu munsi perezida wa Mozambique kuza hano navuga ngo ni ishusho ikomeza kwemeza ko n'uyu watowe yemera ko uruhare rw'u Rwanda muri
mu gihugu cye ndetse wenda n'ibindi igihugu cye gifite ibyo gitunze byiza u Rwanda rwari rufite umutekano ruramuha ariko mu bijyanye n'ubucuruzi ubukerarugendo se ubuhinzi ngira ngo niba babibonye nabonye mu masezerano mu bagize ibyo basinya hano harimo umuyobozi w'urwego rw'iterambere RDB sorry nguyu Afrika basinyanye ba minisitiri w'ingabo ubwo ni ukuvuga ngo umutekano nawo wakomeje kuza mu biganirwaho hano ubwo urumva harimo ubukerarugendo n'ubucuruzi umutekano kuko ba minisitiri w'ingabo nyine bari kumwe hano hagati ya perezida n'undi mu by'ukuri kugeza ubu wavuga ngo ibi bihugu byombi ni inshuti gusa muri politiki wirinda ijambo ryitwa amagara inshuti magara ariko wavuga ngo ni inshuti none se mu buhinzi ntabwo bigeze basinya bo sinzi niba mu buhinzi nababonye ariko numvaga babivugaho ejo dogiteri naramubonye pe yicaye mu nama urumva ambasada waje ejo n'abandi babanje delegasiyo zaje mbere harimo abari mu bindi byiciro bitandukanye barimo n'uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Mozambique n'umunyamabanga wa leta muri Minafeto ushinzwe ariko urumva hari n'abafitanye isano n'ubuhinzi mu by'ukuri Mozambique n'u Rwanda buriya nubwo wenda abaturage b'igihugu cyacu nk'u Rwanda badashobora kumva izi mbaraga ariko iyo ugeze Mozambique muri iki gice cyabaragamo ubwicanyi bw'ibi byihebe aho SADC yari ihari igafumyamo igahunga SADC ngo yabuze ibikoresho burya ariko uribaza ngo bakuyeho ibikoresho babizanye muri Kongo babuze ibikoresho Kongo yari itaraza babuze ibikoresho hehe aho igihugu kimwe gishobora kubibona ngira ngo iki kintu cyo kujya Mozambique gitangiye twese twarabazaga ngo ninde wahaye amafaranga RDF ariko umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda akavuga ngo muri bike dufite tubisangira guhagarika ibyihebe ntabwo bisaba ibintu bihambaye tuzakoresha ibihari nibura abantu baboneho agahenge kugeza ngira ngo ubwo nigeze ku muryango w'Uburayi hariyo niho bahaye ya miliyoni 20 z'amadolari n'ubu ngubu aracyasohoka ngira ngo baracyazana n'izindi icyo gihe rero nicyo twabwira abanyarwanda wenda kubona uyu muperezida yaje hakaba gusinya ntabwo ari we waremye uyu mubano ahubwo yakomereje ku mubano uwo yari asimbuye perezida Nyusi ko yitwa Philippe Nyusi nahize ngo ndamwitiranyije akaba n'uyakomerejeho ubwabyo ni ntuza iryoshye ariko hari ikindi gikomeye ese koko ibibazo dufite muri Afurika nta munyafurika wadutabara ni ngombwa ko hagomba kuza abasirikare b'Abafaransa kuko aribo bari bafite Total ni y'Abafaransa ubwo nyine nibazaga ni ikintu ngira ngo ni urugero rwiza rw'uko ikibazo kiri Somalia gishobora gukemurwa n'ingabo z'Abagande n'Abanyakenya baturanye nawe ikibazo kiri Tanzania kibaye gihari cyakemurwa n'Abarundi ikibazo kiri Kongo Umugande Umunyarwanda Brazzaville bashobora gufatanya bagakemura ikibazo hatagombye ko umuntu ajya gushaka abacanshuro nibura navuga ngo nicyo uyu mubano ufite usobanura hagati y'u Rwanda n'iki gihugu kandi umubano usa nkaho wongeye gukomera mu minsi yashize bamwe muri bo baravugaga bati ahari uyu ntabwo azakuma mu kirenge cyuriya ariko ngira ngo uru ruzinduko aya masezerano delegasiyo zitandukanye zaje ingabo z'u Rwanda zirimo gusimburana Mozambique n'ubundi bakomeza gukora akazi birerekana ko aba bakuru b'ibihugu n'ubundi bakomeje gukorana ngira ngo nicyo nabivuga ikindi umuntu yanavuga nuko wenda kubyeje no perezida wasimbuye Philippe Nyusi ko n'umusanzwe yari mu ishyaka rya Philippe Nyusi ngira ngo urabizi n'icyo n'acyagiye bamera nk'aba bigaragaje cyangwa atavuga rumwe bashingira bava ko n'ubundi ngo ari nk'aho wagize iki bamushize icyo cyose kuvuga ni kimwe no kuvuga ngo uko yaganiriye wihuta cyane urancabiranyije ariko ntacyo komeza uko yaganira Philippe Nyusi urumva akamubwira ku Rwanda cyangwa kumubwira umukani hagati y'u Rwanda n'umubano bafitanye byaramufashije buryo umuntu aguhaye amakuru umuntu ugiye gusimbura birakorohera kugira iki nabo muri Frelimo bose uwo bari bahanganye si uwo muri Renamo n'uwo muri indi shyaka kandi Renamo niyo yakunze kurwanya bino ariko wenda Scovia ukuntu ujya wicara nko mu biryogo kubera ko nabonye ari ukunda kujya hari n'ikindi kintu nyine kivugwa muri kulisi yasuye n'urwibutso hari n'ibindi bintu binavuga muri kulisi byabivugwa cyane cyane bikavugwa ko atabyumvaga biriya ariko bakaba ari kubyumva neza impamvu agomba kubyumva nta mahitamo urumva impamvu adafite amahitamo
ikibazo cyajyanye u Rwanda cyangwa ingabo z'u Rwanda muri Mozambique ni umutekano. Yego. Kandi perezida ni umwe mu bakeneye umutekano mu gihugu kurusha undi. Hari abari bamubwiye aba urareba aba batuye aha nibyo mvuga muri iri jisho mpindukiye urabona ko mbareba akorera amarishara rero noneho bakamubwira turiya ntabwo ari umuntu ntacyo muzakorana ariko ibice bimwe na bimwe atangira kugenda yakira amakuru ati wowe gacwa bati buriya wabimenya batanze itangazo ko harimo kuzinga nibwo wamenya ibyari nibwo wamenya ubundi ni kwa kundi abantu bajya batera urwenya ukabona umuntu yapositinze undi mu nshuti yanjye magara ngo bagufite babyumva babyumva kimwe n'igihe usanga ayo makuru abakwirakwizwa n'abakontresigise kugira ngo Frelimo iguhitemo utumva umugambi munini nk'uw'ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique ntabwo byakunda nabyo yaguhitamo ntabwo byakunda ariko se reka nkwereke reka nkubaze ikibazo kimwe uhita wumva urugero Dos Santos muri Angola ajya kuvaho yasize yumvikanye iki na ntuze na bwanuri basize bumvikanye ngo iki uzanye urugero rwiza bumvikanye n'iki nyisa ahubwo nyine ntacyo nzi kinsobanurira ugisome ko umuntu araguhinduka isaha n'isaha ntabyo guhinduka hari ibidahinduka ntabwo umugambi wibifata nk'aho ari ibihuha cyangwa iki ariko no hari abantu bashaka kugaragaza ko hari antagonisme urumva y'ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique antagonisme ku muturage uwo ari we wese antagonisme iri hehe niba abantu bajya gukemura ibibazo by'ibyihebe byari bitwaye icyuriye byamutwaye cyangwa bisobanura babyumvise nabi reka ukuntu kuki atabyumvaga kugera ku rwego rwo gusimbura manze nkubwire impamvu atabyumva iyo umeze gutyo ntabwo wajya kuri kandidatire y'amashyaka ujye kwiyamamaza kuba perezida urugero rwiza muri Angola uyu ni umwe mu migambi minini urumva urugero rwiza rwo muri Angola ntabwo wambwiye ntabwo nzi jewe ariko ntabwo wambwiye nta mpamvu n'imwe wumvire nyine turi ku kiganiro n'usomere rwumve hari abantu basebya abantu oya si ibyo gusebanya kuki atabyumvaga ikibazo kiri antagonisme ibyo biravugwa rega nta muntu wabimuhamije ubundi yari afite ibintu bibiri imbere ye hari abamubwira ko nta mpamvu zikwiye kuhaba hari n'abo akorana nabo bamubwira batahubwo zikwiye kuhaba iminsi cyane rwose noneho we nk'umuntu wageze mu kazi akabanza akibaza ati abavuga ko zidakwiye bari hano kubw'izindi nyungu nizo koko kuzisuzuma ni kimwe abifitiye uburenganzira kandi ni nako perezida muzima akwiye kubikora icya kabiri agahuza ibyo yabonye n'ibyo abwirwa n'abantu erega inshuti yaba ndi politike tuvuga hano tuvuga politiki itari yo kudusonga bugari bro urumva politiki turi hano tugomba kwagura politiki y'igihugu tukayikura ko n'ubundi ingabo z'u Rwanda kwazi muri Mozambique ari ibya Philippe Nyusi ari ibya Daniel Chapo ni ibya Mozambique sibyo none se perezida w'igihugu yakwanga gute ibya Mozambique ari perezida wa Mozambique bimutwaye iki ariko se wewe ukumva ibintu kuburyo ngo Nyusi aragiye kandi biri wagiye diru ngo ndaraje ngo biranze afite ubushobozi buzirukana hanyuma se uyasubiza icyo ngicyo rega wijya ku kindi unono katazirukanye nyine yasuzumye wakukunze ikibazo yasuzumye ntabwo njye mpuze ikibazo utabikoze ariko afite ubushobozi mu buzima ati mu byuke mutahe iyo question banale sinasubiza ibyo ngibyo no kwibana ahantu hamwe ukumva wakizemo feri ugakora ibintu burobo buri gihugu cyose kigira imirongo migari urumva mu mirongo migari ishyaka riri ku butegetsi na systeme riyoboye ntabwo yatoranya umuntu utumva mu mirongo migari kubera iki rero ndimo gusobanura nicyo defa ntabwo wampaye ntabwo nzi ntiwarusomye dusome turwumve yagize Santos yagiranye amasezerano harya perezida wa Angola yitwa n'ubungu Lorenzo sibyo bagirana bayetsenya kubwira bagirana amasezerano yuko atazagira icyo akora ku bana be sibyo azakomeza politiki ye agezeho uwa mbere yashyiriyeho ibirego ni umukobwa wa Dos Santos abahungu arabafunga etc igitangaje gikomeye nuko ushaka kugenda affaire familiale z'umwana wa perezida na affaire z'umutekano w'igihugu ntabwo twakumvikana kuri iyo ngingo ufatira ingingo affaire z'umuryango wa perezida n'abana bakazishyira mu rwego rw'umutekano w'igihugu hari politiki yagombaga hari politiki za imperial gukomeza reka muhe urugero uyu mugabe yaza ko ari incompatible n'uyu mushinga hariho n'akanunu
yego ntibyabura kumurambagiza za sadeke zimurambagiza icyo si igitangaza gushyira abantu batabyumvaga kugeza ubwo ishyaka rimurambagiza ntabwo byumvikana ntabwo byamurambagiza ngo ku rwego imikorere y'amasisiteme si uko gukora ntabwo ndi ku sitete yagutoranya utuva umugambi wa ujya ubanza unumva n'ibitekerezo by'abantu unyumvisha ibintu utumvikana se sinshaka kubyumva ibyo ngibyo ishyaka rijya gutoranya ujye kuba flag bearer w'ishyaka wiyamamaze utuva umugambi munini nko muri Cabo Delgado since speaking muri politike ariko bimeze nujya ku mabaraza kuri politike yo kudusonga bugari ibyo ndabyumva ntabwo turanga tubwira politike iciriritse ntabwo tubwira politike iciriritse ntabwo bishoboka ntabwo ishyaka rya gutoranya utuva umurongo mugari w'igihugu kandi aryo rebe systeme mwese mufite ukuri kuko mwese nta n'umwe ufite igihugu ayoboye ariko kadutanga urugero yego perezida Tshisekedi ubwo yageraga ku butegetsi hari imigambi minini y'igihugu kandi tuzi uruhare rwabaye rwa Afurika yunze ubumwe tuzi uruhare rwa M23 mu biganiro byavugwaga harimo n'amakenga nk'uko abisobanura kujya ku butegetsi bwa Tshisekedi wari muri opposition nk'umwe muri bo yego akaza ari umuntu ugiye kubaka uko iki kibazo kigiye gukemuka cy'uburasirazuba wabonye umubano we umutingito uba umuriro ugenda u Rwanda rumurahurira ahura na perezida Kagame mu mupaka basura ibyago byazamo ibintu byose habaye ibintu byinshi ntabwo ushobora kureba umuntu wakoraga biriya ngo mu gitondo umubona ari gukora ibi yego rimwe na rimwe umuntu aba we nta kibazo afite yumvaga n'ibintu ariko bamukikije bakamugotesha ibindi bintu noneho yaba atari macuwa mu nyungu zo guhitiramo neza abanyagihugu agahitamo ikibi nk'icyo Tshisekedi yafashe mu kiganza erega iyo politiki rero nayo ntabwo ikuraho ko umuntu ashobora kuza afite umugambi mwiza mu byo ari bukore ari n'umuntu wabo wizewe kuko Kabila uyu munsi barega gusambanya umuntu ntabwo gushyiraho Tshisekedi ntabwo Tshisekedi ajyaho Kabila yarazi ko ageze mu gihe cyo kugira ibyago erega muri kesi ya Mozambique abo twakeka bose ko bamuhumekamo imyuka runaka baraturanyinze biranga urumva umuntu waturanyinze ibintu bikanga Sadek byaranze njye n'impamvu narimo kubyandastandinga abamushukaga barahageze biranga urumva none se ko bahageze bikanga uwo muntu yaba agifite influence ku byo yagerageje bikanga kugeza ubwo agushyira muri mudu yo kujya mu ruhande rwe kandi byo turayize byaranze kandi ikipe itsinda irimo kugaragara nawe ubibona kandi uri muri politiki wagira ngo yikubite mu mwanya ahere ko afata icyemezo cy'uruhande rumwe atabanje gusuzuma impande zombi uzi ikintu hano twakumvikanaho kimwe cyerekana tutumvikana ko aferi yo muri Cabo Delgado ari big project ku gihugu icyo ngicyo ndahita nkubwira ko rero burya n'umuperezida usimbuye Sam Tayibuze ntabwo ari buri gihe agira n'uruhare mu buryo ki nawe wanatoranywa no muri iryo shyaka none watoranya umuntu wakwitoranyiriza ikishe ku mushinga watangije munini nk'uyu nguyu Philippe Nyusi ibyo ngibyo yabikora ntabwo wakwitoranyiriza ikishe reka nguhe urugero ejo cyangwa ejo bundi watubwiye ngo neva yagiyeho nkuru nziza hari sibyo ariko tuvuga ngo n'ubu ntibaramenya icyamwishe ntihabaye n'iperereza mu by'ukuri aba bantu bavuye mu ishyaka rimwe kandi barasimburana kandi bombi bari inyeshyamba baraziranye ariko ntiwavuga weruye ariko usa nkaho uvuga ko wamusimbuye atamufashije kuko yanahungishije imitungo ye ngo atazagira atya agakenesha abana be bivuze ngo gusimbura umuntu nubwo mwamuva mu nzu imwe ku butegetsi inyungu za politiki z'ibindi bihugu n'abandi bantu zishobora kukugota ukava ku mugambi w'inyungu rusange none se ubwira yuko iyo umushinga wa nkuru nziza wo kuba guide supreme w'u Burundi uza kuba na neva u benefitinga itegeko rikavuga riti uvuye ku perezida wese ahita guide supreme hacyo nkuru nziza barabaye erega iriya des affaires personnelles mu bintu bya politiki ugasanga umushinga w'umu perezida Lorenzo wa Angola uri mu nyungu z'abana be nta kigihugu kibenefitingaho n'uriya mushinga Petero Nkurunziza yawukoze nabi ntacyo yari kuba iyo avuga ati iyo umuntu aba guide supreme igihe kingana gutya undi yarangiza manda akaba guide supreme na neva ari kwiprofita akavuga ati nanjye nzayiprofita guide supreme ubuzima bwawe bwose ntabwo rero oya nanjye uzajya ibya nkuru nziza urumva nareba mbamwohereje ngaye nguko rero reka tuve kuri iki gikari cyo kuvuga gusa byaravuga gisozo ntacyo reka bagaba gisozo ntacyo nanjye nyiri cyo nyivugaho buriya ikibazo gihaba ni kimwe niba mudepite yavuze ati mwebwe mutora amategeko ameze nk'aho abareba kuri iyi manda mugatekereza ko manda izazo itazakurikiza ayo mategeko ikibazo kiba gihari ni kimwe kuri izi mpaka zose zishingiye kuba perezida ameze nk'aho afite ububasha buruta ya guverinoma biruta nteko ishinga amategeko bityo bakavuga ati iyi ntara
yugarijwe n'imitwe y'iterabwoba irakora icyo kugira ngo tube yahashywe bakicara bakaganira ku mushinga mugari uburyo icyo gikorwa kizakorwamo n'undi wese waza amusimbuye uretse n'uyu nguyu n'undi wajyaho wese abazi ko icyo ngicyo ari ikibazo cy'igihugu atari ikibazo cy'umuntu ku giti cye ntabwo ari ikibazo cy'umukuru w'igihugu ni ibintu biba byaraganiriwe na guverinoma bikaganirwa n'inteko ishinga amategeko bakemeza na sisiteme y'igihugu y'ishyaka rya furerimo kandi akomokamo ubutegetsi urumva icyo gihe iyo bimaze gutyo inzi neza ko reka nk'uwo urugero ntabwo ndasoza neva yohereje ingabo mu Burundi muri Kongo sorry perezida w'u Burundi none kandi avuga ko ari mu nyungu z'umubano w'igihugu n'ikindi no kurinda umutekano w'igihugu cye habaye impamvu ntibikabe wenda ntagatsindwe umwaka utaha amatora yaba agatsindwa umusimbuye bisobanura ko yavuga ngo ingabo zigume kuko wari umugambi w'igihugu cyangwa yafata ingamba ze perezida arahindura uramutse unogejwe neza bagasanga mu by'ukuri iyo politike y'ingabo mu Burundi yazamuraga ishema ry'igihugu itazamura umufuka wa neva urumva n'undi yayikomeza uvuga kunozwa neza uhagaze i Kinshasa uvuga ko ingabo z'u Burundi zigiye gufatanya na FDLR kudutera bawunogeje neza bagasanga ari byo perezida yakomeza muri uwo mujyo habaho ireme shingiro ry'uwo mushinga basanze ari projet byavuze ko perezida Tshisekedi arutse kuzana amafaranga mu Burundi ntibyavuzwe ajya ku kibuga cy'indege nta handi hantu yagiye urwuzuko twarubonye ibisanduku by'amafaranga bijya mu modoka za neva amafaranga aramutse ajya muri banki nationale y'u Burundi n'undi mu perezida yabikora nibyo nanjye navuga byaba byagiye mu nyungu z'igihugu ntabwo byaba byagiye mu nyungu z'umuntu ku mufuka we n'undi yabyubahiriza ubwo bivuze ngo perezida uriho ntashobora gusimbura umugambi w'uwasimbuye uramutse uri muri intere primordial ziza imbere nko muri big 5 y'imishinga y'igihugu umuperezida ukora atari mu nyungu z'igihugu uzi bakorera mu nyungu zabo nyinshi ahubwo nk'uru rezo s'abana be bari mu nyungu z'igihugu bo murangora Santos niyo mpamvu yakubitiwe hareba inzega na politiki zo barazisenya ibintu cyane rwose zakizaga abana be ni wari mu peteroli yose nk'uko umugore wa neva ari muri prestige muri lisansi urumva byabacanze banabuze lisansi niko bivugwa ntabwo nanjye mfitiye gihamya kuki bitavuze ko ni umugore w'umuyobozi kuki bitavuze ko ni umugore w'umuyobozi ukavuga ko umugore yegora nk'ubu muri Indonesia hari ikibazo abanyeshuri bagiye kwigaragambya kubera ko ngo bumvishe ko abadepite bahabwa $3,000 by'amadolari by'icumbi mu kwezi barazerera n'ufite inzu bagiye baturiwa dukomeje kuri uru ruzinduko nyakubahwa perezida wa Mozambique yakomereje ku rwibutso rwa Kigali hari rwa Kigali rwa Kigali yego ku Gisozi ahashyinguye imibiri y'inzirakarengane z'abatutsi bapfuye bishwe mu gihe cya jenoside arabunamira ubwo byanga bikunda arasura n'amateka yagiyemo amashusho asura bamusobanurira ibyiciro bitandukanye ni uruzinduko rwe rushobora kuba ngira ngo ruzasozwa ejo cyangwa rurarangiye iminsi ibiri ejo nibwo azasoza ataha n'itsinda rye rinini ryaje rimuherekeje ngira ngo muri iyi foto abantu barabibona yego ariko uwo musore ndagira ngo urebe ukuntu Bizimana yaburiwe irengero wabibonye reba perezida urebe Bizimana ntuzi ukuntu tuba tumureba muri ginani hejuru ririya perezida yamutaye pfa mu bigori do reba ariko bibaho wagira ngo ahagaze kuri esikariye byihorere ibyo ngibyo tubyihoreye dutese tujye Bugande gatoya ngayo ngukorera muri mucaka ibya Democratic Green Party tuzabigarukaho n'uruzinduko rukomeye nutazana kurusi ya Museveni niyo ngiye kuzana ubwo rero nuko Green Party byagenze byihorere ibya Green Party twabireka dute nuvuga ngo muri Green Party harimo ikirego reka tubanze turebe Museveni uko aje umusazo iriya mucaka ibanza atari yo nziza ndingaze ndebe indi hari indi yiruka ubona neza n'imitsi n'imisuri ariko arifiti n'abari abasirikare ntabwo bamusiga rwose rero uyu mwana w'umuhimu uri imbere ya ariko waranshutse ngo ibintu by'isasu ngo mu kirenge n'ibiki uretse twe dukeneye hoteli y'abashwezi turacyayikeneye uramenye hano urabona mama ariko binjiranye ariko we ntabwo ashoboye kwiruka oya bo yaje imodoka z'imbere ariko hari umuvandimwe inyuma afite icyo kibazo nta kibazo afite ariko Museveni ara ku myaka 80 ku myaka 80 nta kintu Museveni ataba yakoze abasivili rwose ubizi gute ari umusivili yego ntibishoboka muri iriya triangle ntabwo wajya muri uzanye bya gisivili ariko mama Jeannette yavuga ati ese arahagera amahoro we yamurebye aravuga ati umugabo n'uyu iriya ni show ikomeye kabisa
asa Museveni kwiruka nk'ucuranga sente afashe ku maboko ariko ushaka byihorera imyaka ntabwo ari 80 rega ni myinshi 80 ukiruka kuriya ikirenge kikava hasi kigatera intambwe mu mbisi ishize yacuranze rapu rega ntabwo imyaka 10 n'irashize baramubekeye yaravuze ati you want another rap abantu bashyiramo beat ariko nawe ntayihakana ya ndirimbo ye we yavuze you want another rap ariko ntabwo yihakana arabivuga noneho abantu bamushyiramo beat ariko yaravuze ngo na mpenko none se mpenko baramuvugiye yari yatangiye kuza oya nari bamushyiramo akabit ariko ira beat yaragenda ariko arayemera penko yanabasezeranyije n'indi ariko barategereje amaso yeze mu kirere ishobora kuzaza muri iyi cyangwa nayifite ariko inyuma ye hari umuntu uzi kwiruka nka byagoye niwe twahoze tukubwira we nta makuru nsome itangazo soma itangazo ryirukana umuntu gusa reka nsome itangazo ryirukana umuntu tariki 23 z'ukwezi kwa 2025 Democratic Green Party of Rwanda itangazo ryo waritanga hari ariko naritanze ni bari dushyirireho guhagarika mu nshingano abakomiseri bungirije muri Green Party harimo bombori muri Green Party ako se waretse ukumva bombori ririmo idaharise ni ikibero hashingiwe ku myitwarire mibi irimo agasuzuguro ko nuza biza kumera nk'ibya wa mugabo w'icyangugu w'Urusizi gutuka ubuyobozi bukuru bw'ishyaka akwiye kugawa no gusuzugura ibirango by'ishyaka nka Kagoma turakwirukanye guteza amacakubiri mu barwanashyaka kwanga kugirwa inama gucyogozanya gusarikana kutubaha inzego z'ishyaka no guteza umwiryane mu barwanashyaka umudepite mu nteko nshingamategeko nari impita ishyaka se n'igitangaza kubyo utarivugaho umva ariko uyu ni komiseri kareka ibyo aho ugeze harimo ibikabyo byinshi aho ugeze harimo ibikabyo gusarikana ni nk'imvugo ngira ngo inka nizo zisarikana itesha nk'agaciro mu kinyarwanda kimwe umudepite mu nteko minisitiri yaje gusobanura arasobanura nuko umudepite afashe ijambo havuga ati ariko nyakubahwa perezida wa sena madamu sipika ati wagira ngo uyu muminisitiri yaje kuvugira ibisambo hano iyo statement baramubwiye ngo Makuza niwe wabivuze niwe wari perezida wa sena nyakubahwa depite turagusaba ko honorable turagusaba ko utakomeje gukoresha amagambo yo gusarikana bwa mbere numva iryo jambo naryumva nyuma yarimo amusarika nyine gusarikana no kutubaha inzego z'ishyaka no guteza umwiryane mu ariko se muri communication y'amashyaka tuvuga ku bintu turacyakomeza gusoma n'ubundi uburyo bwo kwandika Green Party gira communication officers abantu b'impuguke mu kwandika so ushobora kwandika byonyine umurongo umwe ikinyabupfura XY kirahagije kujya kumera nk'umushinjacyaha wirukana umuntu ibyo amagambo akarishye nk'aya ari mu nzandiko z'abantu bahugutse ariko rero kugira ngo umuntu unabone impamvu zo kumwirukana ukoresha ariko niwo wishyira hanze nk'uru rwandiko rwanditse Green Party niba yishyira hanze urumva twaje tukavuga hari iki communication irarwaye gusarikana ngo biragira biti gusarikana Makuza twatara iyo ntago ari ibyo hari ijambo waruvuze nko kwa kundi nko kuri print bari guhita bandika birakora harimo bombori ariko ngewe rero umwe mu birukanwe baga bugende gaho nta jambo genda gaho ushobora gufata feri na ujya karige ufata na feri ngo twagukuye kandi mu nyungu z'umwuga ufashwe ku ngufu mu nyungu zawe tugukuye muri kiganiro tega amatwi wumva turakwihanye muri urukiko turakwihanye muri urubanza uri hano hari inyungu ntemera kuzajya mvuga twagukuyemo ihangane ingingo ya wasake ingingo ya Green Party nkuko sikobya najya kuvuga kuri gasa kuri rutiro tuzatumwihana mukamanamana ngo twarikana yego ubivuga nyine bikore mu bimenyetso reka nkomeze nsome garura hano ntuza wikingiriza ntuza urumva mu barwanashyaka ubwo biriya byose barabikoze byakozwe n'abakomiseri bungirije aribo bwana Pascal Rugira na bwana Olivier Bazambanza kuva ku itariki 24 kugeza kuri 26 Kanama bandika ku rubuga rw'abayobozi rw'ishyaka Leadership Group inama idasanzwe ya komite nyobozi nshingwabikorwa y'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda yateranye uyu munsi kwa 26 Kanama 2025 yemeje ibi bikurikira iya mbere guhagarikwa mu nshingano nk'abakomiseri bungirije Deputy Commissioners bwana Pascal Rugira na bwana Olivier Bazambanza guhagarika mu nshingano zo kuba umuyobozi w'ishyaka ku rwego rw'akarere ka Nyamasheke bwana Pascal Rugira guhagarikwa by'agateganyo
aba bombi kuba abarwanashyaka ba Democratic Green Party of Rwanda, ibi bikazemezwa burundu n'inama ya biro politiki. Ibi byemezo bifashwa hashingiye ku ngingo ya 8 y'itegeko shingiro ry'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ryo kuwa 13 Gicurasi 2023 ryatangajwe ku mugaragaro mu igazeti ya leta nomero 9 yo kuwa 26 Gashyantare 2024. Bikozwe n'ubuyobozi bukuru bw'ishyaka, hasi arasinya Honorable Dr. Frank Habineza, perezida w'ishyaka. Mu by'ukuri niba byubahirije amategeko y'ishyaka, icyo tureba hano ni kiboneza mvugo n'iki byose kuko bafite ibyo bashingiyeho, babaza ngo hashingiye kuri ibi. Okay, ariko jewe ndi nk'umuntu usesengura inyandiko n'umugaga uri mu rwandiko, yego reka nahuranye nanjye nk'abantu bayoboye igihugu kuko byagenda gute biri bateke bameze gutya, bafite umugaga ungana gutya. Discipline ni ikintu kiranga mu mico yacu no mu ndangagaciro zacu. Urumva wacyaha umuntu erega nubwo bamwirukana yari umukomoredi wabo, sibyo afite na investissement muri iryo shyaka kuko yifasheho umwanya ntiyajya mu yandi kandi arahari, sibyo. So kumwirukana umugaga niba byubahirije amategeko n'amabwiriza byakubahirijwe nyine hatarimo kumuryoza no kwigaragaza nabi muri ubu byose. Ibyo byavuzwe byose abantu baraza bakavuga ko biza gushingira kuri nepotism, icyene wabo mu Kinyarwanda. Nagize ntya rero kwimakaza umuco w'icyene wabo, nagize ntya nandikirana n'umwe muri aba birukanwe. Yego, nagize aho nanjye mubwira ngo nanjye uri umunyamuryango wanjye nakwirukana, bamukora mu ishyaka. Kubera ko namubajije nti ni gute ibintu byabaye aho tutari. Message wandikiranye n'abantu ubona ko murimo kuganira iby'ubuzima n'ishyaka bitaza muri media, wowe wicaye ukabima. Ese koko impamvu yo gucama amacakubiri no gushaka ko ishyaka rigira ibibazo nta bifite? Niba arimo kuzana ka kantu ubona kariyo mu by'ukuri katakaje nk'ubu hano muri twese abantu batureba hano kuri screen twatangiye kuvuga, ariko iyo tuvuye aha mu kigo dufite ibintu byacu by'imbere cyane bitaza mu makuru kandi bidakuyeho ko bihari. Mbona uburyo yabyanditse, mbona ukuntu yabizanye, harimo kandi amacati nyinshi, abayobozi ku rubuga bamusobanuriye. Nawe ntiyoroshye muri make, ntabwo yoroshye pe. Abadepite baje abandi bagiye mu nteko baravuga bati koko niba hari ibyo utumvise wakwegera ubuyobozi ukabubaza, aho kugira ngo muse nkaho mukoresha amagambo atari meza ku rubuga. Oya, naho kugira ngo nasebye n'ishyaka wanarivamo nk'utarana kwirukana. Ni n'urugero bamusobanura ibintu byinshi. Hari ijambo rimwe yakoresheje, kandi ndamubaza nti ibyo uvuga niba byarabereye muri iri shyaka uri umufatanyabikorwa wabyo, yego wowe kuki byabaye kenshi ukabyihora ukabushaka ngo kubitubwira uko bakwirukanye? Mbega nta Green Party ntabangabo imyandikire yayo nayo kwireba nuko nabo bameze bose ni bamwe. Umwanditsi umugaga bose barufite, umwanditsi yanditse atyo, ariko ibaruwa yandikanywe umubabaro cyangwa uburakari. nta munyapolitiki ubabara. Iyo uri muri politiki ntubabara. Nibyo ndimo mvuga. Yarakaye ubundi Dr. Frank hano yacitswe, ntabwo aba yemeye gusinya ibaruwa irimo gukocora rwose. Aba yanditse ati gushogozanya. Ni nka kwa kundi turakugaye wegurira n'aba tubyandikiye baragaye cyakoresha cy'uburyo ibintu byose abisobanura. Ariko baga hari imvugo ziri mu Cyongereza mu Cyongereza bari mbicyane mu Cyongereza muri nayikuregera muri English ngiyo wanayikuregera aya magambo ashyize mu Cyongereza. Ariko Icyarwanda cya Frank Habineza kitandukanye, ariko ntabwo Frank wenyine ari kumwe n'abandi bawe. Ikidage n'ururimi rwiza rugira imvugo ebyiri, fomo na informo. N'ikinyarwanda rero izo mvugo zibamo hariya wazikoresha. Ikintu cyabaye hano ntuhe impamvu ishingiro ryo kwandika aya magambo. Bari bwandika bakamuga bati imyitwarire yawe idahwitse birahagije, harimo ingingo z'amategeko. Hano nizo bari gukoresha muri ingingo z'amategeko yabo, banza bakandika bati kandi uwagaragaje imyitwarire irenga kuri aya mahame yawe. Ese bagana umwanditsi w'inkuru muzi kurimo gukora inkuru irebana n'iryo tegeko, ugenda ukazikopi ukazizana mu nkuru bikaza guhura n'inkuru, ariko twandika twese kugira ngo ibyo uvuga bibe bacinga n'inkuru. Ndetse mu mategeko ya Green Party harimo ngo ntuzasarike umuntu, ntuzamushogoze, ntuzagire gute. Niba bitarimo se babizanye mu Rwanda kubera ntuzange kugirwa inama. Amategeko bazanye nizo zivuga ibyo yakoze bitari byo. Rero barivuga ati dushingiye kuri aya mategeko ya nayo munyamuryango wacu uyu n'uyu ntiwubahirije izi ngingo, kandi amabwiriza yacu avuga ko utazubahirije abahagaritswe by'agateganyo kugeza ubwo wenda ntibihagije se.
ntibanavuye gute tukwirukana ngo n'ubutaha bizagira gute yagushimishije n'iwanyu bagurira agacupa kandi itangazo rigenewe abanyamakuru n'abandi bose turakwirukanye tugize handitse ko rigena abanyamakuru handitse guhagarika mu nshingano wa komiseri none se ubundi ryaje muri media gute ryaje muri media gute ryaciye naba muri Green Party ndi netre n'ahantu mbarizwa urumva ngomba kuvuga rero icyo nayo ko Scovi yaravuze ngo byibigena abanyamakuru ntajya n'abanyamakuru byanditse ubu ni ubutumwa umuntu yanyandikiye dore na chat arazinzaniye zigera kuri 40 na zingahe none igitangaje nashatse kubaza mbwira urundi ruhande nimpa nawe chat zabaye turebe mwana mbwa ati je ntago nakora ikosa ari guha chat atariko ati nubwo badusezereye twakoze amakosa oya yavuze ati sinzi uko wenda niba bazaduhamagara ngo muri ya ntuzo bavuze yindi zabisuzuma biro politiki ati wenda ko tuzabona uko tuvuga ibintu ati haba hari n'ibitagenda yaba kuri twe cyangwa ku rundi ruhande noneho wumva we nubwo wenda temera ko yarakwiye kwirukanwa ariko aranga kugira icyo abivugaho yego aranga gushyira ishyaka hari umupasiteri muri ADPR uribuka tuka kuri radio wigeze kwandika nawe yandika urwandiko nkuru ngo ati sha ati wowe rwose kana sinamugarana ati nubwo baguhaye akakaza kuvumye ati umwuka w'Imana ntabwo azakugumaho abantu bazakwica bagire bate matakuvuma ntawe uvuga ko umuntu atazabona Imana aravuga hano rwose Green Party ubutaha nimujya kwandika oya rwose ariko hano nanone basoje ku kintu kimwe meze nka yanoza nk'aya mategeko tuvuga ngo acekwa abavuze ko ari by'agateganyo by'agateganyo no kumwirukana oya twanze gushogosanya gusakuza no kumwirukana gutukana gusara no gusaranguka abangabo buryo nukuri kwa mu ishyaka nk'iri ryandika gutya kiyamamariza kuyobora igihugu ubu se abayoboye igihugu byagera gute harimo bombori mu ishyaka umuntu yagiye ku rutonde kabiri bamukuraho bombori mu ishyaka peri byagenze gute tuyizane hano peri byagenze gute ubwo naho harimo bombori noneho umwe yanditse tuzanye by'amashaka nuko ari ibi byagaragaye ni nka rwarushye rwa makoro nuko ari ibi byagaragaye ahantu hataba bombori mu mashaka ni he ntitwabonye Mukabunani byageze he nuko gusa niyo bagaragaye ntabwo ariko bagajya wirinda ko nifuka kwikoza ni inama nkugira uzana izindi ngero mu bintu by'amategeko abantu bari bagatoze yaba ntite murana n'ishyaka byimakazwe byarabaye byose ni bibi byose itangazo rigenewe itangazamakuru nomero araryanditse ryo ku nomero ya mbere niyo baruwa ya mbere yanditse yo kwa 27 kana uwo nuwo birukanye nshingiye ku cyemezo cyafashwe na perezida w'ishyaka Green Party afite n'agasuzuguro Dr Frank Habineza cyuzuyemo agasuzuguro cyo kunyirukana no kunsarika mu buryo bunyuranyije n'amategeko ubu nawe ni umurwana shyaka ntangarije rubanda ibi bikurikira ubu turacyari kumwe hageze ntago arasarika ibirego Dr Frank Habineza anshinja ni ibinyoma bigamije kumparabika no kugira ngo nkomeze afate bugwate ishyaka ayoboye adakurikije amategeko arigenga nk'uko yanafashe icyemezo cyo kunyirukana atubahirije ingingo y'itegeko 43 y'itegeko rigenga Green Party ntabwo ryavuguruwe mu mwaka wa 2023 nta gisare ndabonamo kubera kuyoborana igitugu kirimo koko mu rwandiko Dr Frank Habineza ntiyifuza na rimwe ko hari umurwanashyaka utanga ibitekerezo abyita gusarikana no gushogozanya y'ishyaka ngo abe yanagaragarizwa imiyoborere mibi imuranga biragaragara mu rwandiko rwose umugaguri no gutwara ishyaka muri laptop ye gusarikana arasaritse kuva ashinzira ishyaka ibyo bikaba byaragiye bituma ishyaka rirushaho kudindira na cyane ko demokarasi twifuza mu Rwanda muri Green Party ho itahabarizwa ibyo byose
arashogoje ibyo byose bikaba babwiwe hajya ngo umuntu babwiwe batushira isoni bakavuga ati shize mwaduhumwe ninde bari barateze kumwirukana umva byose bikaba yewe nta mujyojo politiki ya Dr Frank Habineza irushaho kuzambya intambwe twifuzaga gutera muri demokarasi mu Rwanda kuko nawe wiyita uyiharanira itamuranga wumvisha uburakari buri hano nawe yasaritse arimo gusarika uwabaharinga ahubwo bakarwana kuba Dr Frank Habineza nawe azagenda ashinga irindi Habineza nta Habineza azashinga irindi ariva muri iri ngiri ari we nyiraryo niwe wa mbere se wariyoboye iri shyaka kuba ryashingwa niwe warishinze n'abandi barishinze muceceke nsome kuba Dr Frank Habineza akunda gufata ibyemezo bishyira ishyaka mu kaga kuko abifata atagishije inama ndetse atabanje no kurebera ibiteganywa n'amategeko no gukoresha abanyarwanda mu nyungu ze bwite ni umujyanama wese reka da bwite ibyo byose bikaba byaragiye bituma ishyaka rigwingira ugerageje kubimwereka akamwirukana cya gatanu Habineza kuba mu matora y'abadepite agomba icyubahiro cya kiyobozi ubu se ko yamwirukanye mu matora y'abadepite kuba mu matora y'abadepite 2023 yararanzwe n'amanyanga n'uburiganya no guteranya abanyamuryango ku nyungu ze bwite ndetse no kugira akazu mu miyoborere y'ishyaka ibyo byose bikaba bikomeje koreka ishyaka ntabwo uzo bakuyemo shageze mu badepite akisanga atagize kabiri muceceke nkomeze wa mugabo uvuga batarabona gatandatu yaba ari uyu nguyu aba yaramurasha ariko amutwamukora hekire muterabwoba abagiye kumwiba Habineza nubwo nanjye banyiba muceceke nkomeze ariko tangazo rye n'abanyamakuru dutaye gatandatu kugena bajya mu butumwa reka genda urwandiko wanjye wese kudaceceka ndimo ndasoma itangazo ribagenewe ariko nimwumva ndake ntabwo ritugenewe ndimo mu barigenewe ndimo nanjye ndimo nanjye none saa 3 zahageze genda taka tuze kugena abajya mu butumwa bw'ishyaka mu buryo budakurikije amategeko gushuka urubyiruko akarukura mu mashuri wa politiki y'igihugu kiyemeje akarushyira mu batavuga rumwe na leta ibyo ngibyo ni icumu mu rubavu urumva Yuda Sikariyoti ninde wateye icumu yezu mu rubavu ngo hakavamo intuzi ariko ngo byamuvuye ijisho ryari ryarahumye muceceke ako umwanira ningeze nabwirwa n'iki kubera induru yanyu Green Party ntabwo iba mu ntuzi muri ryashyira hamwe ry'amashyaka ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ariko ribamo akarushyira mu batavuga rumwe forum se yakwakira ishyaka nk'iryo na leta rirokirita abantu barwanya ubutegetsi mwacecetse ariko asoma igitekerezo cy'umuntu rumwe rumwe na leta ariko akaba atemera munshaka we kimwaduhungumwe kugirwa inama yo gukurikiza ibifitiye igihugu akamaro akibanda kuri politiki y'abanyaburayi bamutumye ibyo byose akaba ari byo bitera kwirukana abatabona ibintu kimwe nawe ashaka gufungirana ibitekerezo byabo xenophobia urashinjwa xenophobia wa mugabo we yo kuvuga ngo abanyaburayi se abantu nshingiye kuri ibi byose afite icakubiri ceceka nshingiye kuri ibi byose nawe dutwaje igitugu nk'icya Habineza menyesheje abanyarwanda mu rwandiko ibi bikurikira ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije turasaba leta y'ubumwe ko yasuzuma imikorere yaryo n'uburyo riyobowemo mu buryo bwo gusigasira intego igihugu kihaye najya muri RGB nicyo byayishinze ndasaba abanyarwanda kudaha agaciro ingirwa cyemezo ako kadeperi yakize abo bakize ko beze kadeperi yakera ko ingingo nsomye urayumvise ndasaba abanyarwanda kudaha agaciro ingirwa cyemezo cyokora ingirwa cyemezo cyasohotse icyo ntago ari igisare kirinze no kuba igisare mu itangazo rinyirukana kuko
bidakurikije amategeko. utabayemo se wabiki umuntu utari mu ishyaka ndasaba abarwanashyaka ba Green Party kwamagana iki cyemezo no kwanga kurenganywa bikorwa na Dr Frank Habineza. urahamagaye abaturage kwigaragambya kontra ishyaka yitwikiriye umutaka wa opposition ya politiki. akantu ko kwitwikira aba bantu hari ishyaka babaga mu nzira ya kera bavugaga amagambo. ndabamenyesha ko mwaye Dr Frank Habineza ko ya kera ariko mwaretse nkababwira icyo abwira Frank. ndabamenyesha ko mbaye Dr Frank Habineza ko bidatinze akwiye kuba yahinduye icyemezo yafashe kinyuranyije n'amategeko bitaba ibyo ko ngiye kugana inkiko narengize ngo bagiye kumugana kandenganura. murakoze komiseri wungirije witwa ndetse kandida deputy urumva tayitoze bazambanza Olivier. murakoze ibindi byose bazamaze n'irindi tangazo dusohoye ubu arimo kwishimira inkovu z'imiringa ngo yera kandida deputy. ibyo byose iyo bishyira mu kirego kajya mu rukiko bagabo watuje inkuru wayiko ngo hari umutegetsi wagiye gusura abarwayi ahantu urumva ngahageze baravuga ati abadukurikiye bati nukusarutse ndagira ngo abadukurikiye mwumve murabona message bamwandikiye mwumve ibintu yandikiye rubanda uko bingana mutekereze ibyo yavuze atabwira rubanda mubihuze none wenza muvuge muti gahunda n'inganya kwigendera ubwo Green Party igihe nitangire here mu turere twose ira abantu bafite ibitekerezo nk'abari bose bakure mu mashaka kubera nta kintu nabira usura yageza ishaka angorose ngende ku rutonde rwabo yerekera ngo narebe naho ndi umuntu wankura umuje titire kuba bambari mu minota 3 dusigaranye reka nzanire itanga ariko ndababwira ko Grand Philippe yageze i Kigali yahuye n'abayobozi muri Minema harimo minisitiri ubwo biteganyijwe ko ejo ashobora guhura n'umukuru w'igihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi bakagira ibyo baganira kuko ninjoro yari kwa Kisekedi yabanje muri Kongo Kinshasa nabonye agafoto rwose bari kumwe bicaye ahantu ngerageza gukoresha uburyo bushoboka ngo ndebe ingingo Grand yari afite ariko birabyanga gusomeka kuri zirangiye ubona ko Grand yari afite ingingo hariya hirya ari kuganira na perezida yari yazanditse ku gapapuro umuntu agatoye kaka hano rero ndi gusuzanya na nyakubahwa ugaruye iriya foto ibanza hari umudamu yindi hari umudamu abantu bashobora kuba ngo bavukana simbizi sinzi ukuntu umuntu yabimbwiye umuntu uvukana n'undi n'uwe kayikwamba n'uriya birashoboka kandi umwe ni umujyanama wundi ibyo ntacyo bitwaye usibye se muri Wasake ubwo yahuye n'abayobozi muri minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi hari igihe ntabwo ipiki yanze kujya ariko nayihaye umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi yanze kujya kuri WhatsApp turamutegereje yego ubwo ariko ni nako Lawrence Kanyuka nawe yagize atya arandika ati kuri uyu munsi none yema nshaka kwirebera akantu ko hasi gahera The Alliance Fleuve Congo condemns the complicity silence of the national and international community and reaffirms its unwavering commitment to defend and protect civilian population from this existential threat whatever its sources. Izo nkuru zibaze gusaza whatever si sources isoko muhazi isoko se yahagiye nyina karwara tukareba isoko ya mbere ni Bujumbura isoko akabiri ikindi na Gisangane ngaho niberekezo turebe Bujumbura se Wazalendo Militia and the Burundi National Defense Force ayo na amagambo basiga bafite amagambo menshi muri iki gihe ibikorwa biki bashaka ko bakora iki nyine bakurikirane mushaka kadasomwa bakurikirane nyine ku masoko babisubiramo buri munsi ibyo nimo kuvuga wowe uvomera kuri robine uyobewe ko Wasake ifite ibigega ntuzo kuki babitangaza se ko bamaze kuvuga amagambo menshi atagize dutahe nibyo twabamenyeshaga ko ngo baza kurinda abaturage bagiye ku isoko noneho twataha muramuki Green Party tuzayivuga we naza mu gitondo mu kiganiro cya mu gitondo